dukomeze dusoma mu gitabo amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera, kimwe mu bitabo nanditse. Turebe amwe mu magambo yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Nkimara kubona agakiza, Imana ikimara kumpa agakiza, nahise ngira isezerano n'Imana. Iryo sezerano nta rindi, ikintu cya mbere nibajije, nashatse kumenya unkijije, umpaye agakiza. Ndareba, ndibaza, ariko nanamwumvise Imana, ariko Imana ku buryo nayibonye muri ako kanya byari umwihariko. Noneho ndibaza, ndatekereza, ndareba, ndavuga ati ibintu bibaye ntabwo bisanzwe, reka ndebe menye unkijije ninde. Nuko rero ntangiye gushakisha Imana, niga ijambo, ndashishikarira. Noneho biba kubimenya uko nsoma ijambo, nkagenda nuka ubumenyi bushya ku byerekeye Imana. Nuko rero nafashe gahunda yo kuvuga nti Mana uranyijije, reka mubere urumuri rw'abantu bawe. Gute rero uba urumuri rw'Imana ku bantu? Nta kundi usoma ijambo, ukaryumva, ukarisangiza abantu, ugashishikara abantu nabo kuza mu gakiza umunsi ku munsi. Uko byamye kuva nakizwa kugeza n'ubu sineze gucogora, ndumva bitari no muri gahunda zanjye. Kubw'ibyo rero, iryo niryo sezerano nahaye Imana, ndavuga Mana, najyaga nkumva ndakwiboneye, reka rero nshishikare mubere urumuri n'ubu uri hose, ariko ukorera mu bantu, reka mbe umwe muri urwo rumuri rwawe kugira ngo ubwire abandi ineza wangiriye. Nuko namye mba mu gakiza, nkomera mu gakiza, kugeza na n'uyu munsi nkaba nkiga kugira ngo menye koko uwankijije ninde. Kubw'ibyo rero, niki wakwifuriza umuntu? Ni iyihe mpano ikomeye mu buzima wakwifuriza umuntu? Abantu benshi bavuga mu modoka, ibintu by'isi, ariko impano ikomeye waha umuntu nuko yakwihaza mu byo akora byose. Ariko impano iruta izindi wakwifuriza cyangwa waha umuntu nuko wabwira umuntu ibyerekeye agakiza, ugakangurira umuntu gukizwa akakira agakiza. Nicyo kintu kiruta byose muri ino si ushobora kwifuriza umuntu, noneho kuko birebana n'ubugingo buhoraho. Niyo mpano isumba ibindi wakwifuriza umuntu. Nkakubaza nti rero, turacyakomeza mu gitabo. Iyo ubyutse mu gitondo ukireba mu ndorerwamo, ukareba hirya, ukareba hino, ukireba, ubona iki? Ese ubona mu maso hawe cyangwa se ubona ku mutima wawe? Benshi nzi neza ko tureba mu maso, tureba umutima, ariko tureba umutima by'ibyo tukibaza tuti nihe nakosheje, nihe nari kugira gutya, nihe nahindura ibintu kugira ngo nigorore n'Imana, ngendere mu murongo Imana ishaka kumbamo. Ese niki nakora? Ibyo bibazo twese iyo tureba muri mirwari ntitubitekereza, ahubwo tuba tureba iki? Tuba tureba mu maso, uko dusa, uko dukeye n'ibindi nk'ibyo, ariko nta na rimwe nibaza tureba muri mirwari. Iyo mirwari ikatuma tureba ku mitima yacu kugira ngo dukosore aho twakojeje. Ayo ni amwe mu magambo rero yagufasha gukira Imana, ukayisangiza abandi kugira ngo nawe ubabere urumuri, ugire rya sezerano n'Imana kugira ngo izaguhe ubutware, ikwambike ikamba mu gihe izaza. Nkwifuza rero nawe gushishikara, ugashishikarira abandi, wakwihera ukakira agakiza, cyangwa se niba waranakijijwe ugakangurira abandi kugira ngo babone iyo neza Imana yagiye itugirira. Kandi ubu ni ubuhamya dutanga bufite gihamya, kuko twabishyize no mu bitabo kugira ngo bizabere abandi urumuri rwo gukurikira agakiza, kuko ari cyo gisumba ibindi ubu ngubu
n'ejo hazaza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.